ntabwo inyungu zabo ari ukureba ibyo abaturage birirwa bavuga kuko fasa ubona abaturage ubwabo n'icyo bashaka ntibakizi. Twe tuzi yuko twebwe abantu ari twe twicara tugatora perezida akabaho. Abaturage ibintu bashaka ni ibijyanye na porogaramu bashyizwemo, bababwira amatora bakababwira demokarasi. Ntabwo bibaho mu gihe kiri na za kudeta zishobora kuzagaruka kuko byabaye muri Burkina Faso, kuko byabaye muri Mali, kubera yuko ntabwo ibintu abantu bakora n'ibyo baba bavuga bishobora guhindura imibereho y'abantu. Imibereho yacu ku isi zarushaho kugenda iba mibi kuko ubwo ibyo mbikubwiriye kugira ngo byari ibyo bita ngo ni imbuto z'ibihingwa cyane cyane serious, ntabwo tukizikorera ngo dufate imbuto wari ugiye kurya uvaneho iyo kuzatera. Ese icyo kintu batakibaza, why don't we ask ourselves kuki imbuto tugomba kudepanda ku bazaziduha ko bazitubuye. Turabasuhuje inshuti mudukurikiye, twagarutse muri cya kiganiro cya politike n'ubuhanuzi, turi kumwe na Pastor Peter Musisi. Pastor, amahoro. Namahoro, ndabashuhuje mwebwe Primo Media TV. Aya nishimira yuko hari ibintu abantu baba bakora rimwe na rimwe ariko tuzi yuko bishobora gufasha abantu, nubwo ari class imwe y'abantu wenda bafite ubushobozi bwo gukurikira ibiganiro, ariko abo ngabo nibo bashobora kuba brain of the community cyangwa society. Rero Imana ibaho umugisha ubwo mukora. Muri mwanya rero gusuhuza viewers bacu bari hirya no hino ku isi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, bari hirya no hino ku isi, bari mu Burayi, bari mu bihugu byose by'isi n'abari mu karere kacu. Ndabashuhuje cyane mbifuriza amahoro n'ubutsinzi mu byo mukora no mu byo mvuga. Ntibagiwe bene wacu Abarundi n'Abanyarwanda n'Abanyamurenge n'abandi bose b'Abarwanda phone bagende hirya no hino mu karere kacu. Murakoze, Imana y'umujuru bahumugisha. Nakoze Pastor. Uyu munsi tugiye kugaruka ku bijyanye n'ubutegetsi ariko cyane cyane twibanda muri Afrika, ndetse turaza kureba niba hari aho bihuriye na Bibiliya cyangwa n'ubuhanuzi, kuko turabizi ko mu bihe bya kera umwami iyo yatangaga ingoma umwe mu bana be yabaga umusimbura we. Ariko no muri Afrika mu bihugu bitandukanye twagiye tubona abantu bagiye baba perezida, bava ku perezida abana babo bakaba ari bo bakomeza kuba ba perezida. Umwuka nk'uri ukomoka muri Bibiliya cyangwa hari ahandi ukomoka? No, murakoze. Ndabishimiye. Bibiliya itugaragariza umugambi w'Imana wo gushyiraho ubwami bwayo, ubwami bwa Kristo. Abami b'isi tubwira ko tugomba kububaha. Ntabwo rero ubwo bwami wavugaga bw'abasimburwa n'abana babo n'abashyiraho ibyo bitangwa ni demokarasi mu mayeri mu rwego rwo kugira ngo bakore ibyo bashaka, bashyire mu mugambi wabo ku isi, cyane cyane ku bijyanye no gucura abantu bakabakoramo ikindi kintu gihabanye n'uko Imana yateguye. Ntabwo bishobora kuba bijyanye n'Imana ubwayo. Icyo Imana ishaka ireba, ese Kristo aramamazwa kugira ngo abarokoka bahungire muri we, kuko turi mu ntambara ikomeye. Turi mu ntambara nk'aya yandi y'umwuzure y'igihe cya Nowa. Nowa mbere yuko umwuzure uza yakoze uko ashoboye kugira ngo agire abantu barokoka bazajya muri bwa bwato bwe yabaje. Nandi twiri ubwato bwacu ni Kristo. None Pastor, ya migambi rero ikomoka yo kuba nk'ubu mu minsi ishize Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville aherutse gushyira umuhungu we kuba vice president. Mu minsi yashize Idriss Deby wa Chad yitabye Imana, umuhungu we ahita aba president. Kainerugaba hano hirya muri Uganda abantu baranuganuga ko ashobora gusimbura se Museveni ku butegetsi. Nyasimbe ya Dema, ahantu hatandukanye muri Afrika ubona president ashobora gusimburwa n'umwana we. Biriya byo bikomoka he? No, biriya ubundi politiki ubwayo ukuntu ikorwa ni bande bategeka isi. Ubundi isi itegekwa n'icyo twita the deep state. Deep state ni politiki ikora inyuma itaboneka kandi ikaba ari mpuzamahanga. Buriya rero bashobora kwemera runaka nk'uko Kabila yasimbuye se nyuma y'intambara yo kwigarurira Kongo babyo kwica se. Byabaye ngombwa yuko habaho kugira ngo ya gahunda yabo bayishyire ku murongo bashakaga. Hari ibintu biri bagombaga gukora. Bagombaga kuvanaho umusaza
wari ufite ibitekerezo bya kera, yakoreshejwe nk'igikoresho kugira ngo igihugu kibanze kimugarukire mu bumwe bamwibonemo, nibarangiza aveho, noneho bashyireho wa wundi ari we bashyizeho n'ubundi imigambi yabo igira ite ikomeze. Ntabwo inyungu zabo ari ukureba ibyo abaturage birirwa bavuga, kuko fasa ubona abaturage ubwabo n'icyo bashaka ntibakizi. Yaba abaturage icyo bashaka bari bakizi neza, bakabaye bakabaye n'Imana barashatse Imana mbere y'ibindi byose, n'uwo yatumye mu isi, ibyo ariko ntibabishaka. Abaturage ibintu bashaka ni ibijyanye na porogaramu bashyizwemo, bababwira amatora, bakababwira demokarasi. Ntabwo bibaho, ntabwo umwami atorwa. Niba umwami adashobora gutorwa, na Satani ntigeze atorwa. Satani ahubwo ariyoberanya abantu bakamukorera batazi ibyo bakorera. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, ubutware buriho ku isi bunyuranye n'uko tubitekereza. Twe tuzi yuko twebwe abantu ari twe twicara tugatora perezida akabaho, ndetse naho bidakorwa usanga ari byo nyuta abantu bafite ngo ni ryari iwacu hazaba demokarasi, tukitorera abayobozi twihitiyemo. Ese mbahitamo mwakoresheje ihe ya district? Ni igikoresho ni igipimisho kimukora ngo uyu nguyu akwiriye kutuyobora? Ko mukoresha amoko, mugakoresha ibyo muhuriyeho byinshi, mugakoresha idini, bamwe basigaye banisunga n'ibitsina, abagore ni twe benshi, abandi urubyiruko ni twe benshi, abasaza nta jambo. No, ibyo bintu ndetse ibyo bintu bishingiye kuri logic. Ibyo ni ibintu bishingiye ku marangamutima. That is how man is. Ni muri urwo rwego rero nibwira ko ibyo bintu ugiye muri bwanjye byose ngibona nk'umwanda. Tugize amahirwe umuntu yasimburwa n'undi. None muri Libya ko uriya Islam Gaddafi, Islam Gaddafi yashatse gusimbura se, barabihagaritse. Ntabwo yashaka kumusimbura indirect nk'uko tubireba, ariko n'ubundi hahandi yagomba yaza kujyaho nukomeza politike ya se. Iyo batagushaka rero n'uya ntazajyaho. Uwo bashaka nk'uko uvuze Nyansimbe Eyadema yagiyeho ati se, nuko Eyadema uhereye muri za 1967 ubwo yafataga ubutegetsi yateze imyaka 40 ari umugaragu w'Abafaransa. Uyu rero agomba gukomeza kugira ngo ya gahunda ya se ikomeze. Abafaransa nabo bategekera, batwita mu Cyongereza ngo ni minions of the ruling powers. Nabo bashyizweho kugira ngo babe abagaragu bategeka abacakara, mbese ni overseers, ni ba nyampara cyangwa ba gapita bakorera bosi. Gapita rero yayobora abakozi, ababacunga ariko sabe abakoreshwa ashaka, bandikira bamwe bagira ate, abandi batangaho za raporo. Ariko abafite shebuja nyiri uruganda cyangwa nyiri business cyangwa nyiri farm cyangwa nyiri umurima. Bityo rero nyiri umurima n'indi nyiri yisi ni Satani akoresheje abafatanyije nabo babadayimoni bari mu bantu, bari muri za nzego tuvuga zikorera mu ibanga. Noneho ngo nabo ngabo rero nibo bakapita bi, noneho bagahitamo umwe nka Sarkozy cyangwa nk'undi Macron cyangwa undi akaba hari, abantu bakamureba turiya n'umuntu, ariko he is not. Igihe kizagera bagire bate bamuhindure bamukuriho. Igihe nikigera mu mayeri kugira ngo twebwe baturangaze nguri yatowe n'abantu. Kuko kubera iki Ubufaransa n'urugero ntanze ni kimwe mu bihugu 10 byitwa amahembe 10 ategeka isi, ni abami. So rero uri bwami aza ngo ni umwami ariko ari igikoresho cy'ubwami nyabwo, agakora ibintu byo bashaka yarangiza akava. Niyo mpamvu uriya bataba accountable. Nuvuga iyo maze gukora ibintu bikazamba, tuvuge nka Mitera yakoze genocide mu Rwanda, ariko ubu ngubu wamushaka se wamukura he? Yarapfuye aragenda hatorwa abandi, undi wese waza ntiwabubona. Ariko twebwe badushyiraho bashyizeho ubwabo, bamukoresheje yabadapfuye bakamujyana iwabo cyangwa bakamuhisha ahandi. Noneho rero uriya mukino wose uhari ngiye ku bwanjye, yaba yatorwa yaba yashyirwaho n'umwana we, yaba byanyura muri za demokarasi babeshya bagakoresha ubundi mu buriganya akicara ku ntebe, byose ni bimwe. Gusa ngewe ndavuga ngo ngize amahirwe haba amahoro, nkakora umurimo wa data wo kuvuga ubutumwa, nabyo vuga ngo azajyaho ngo isi ibone ibi ibone biriya cyangwa itere imbere cyangwa igihugu runaka kuko kiri muri demokarasi kigende neza, ntaho bihuriye. Kuko nakwereka ibihugu biri mu gitugu byoborwa na perezida umwe, nibiborwa na perezida benshi muri Afurika ugasanga bisa, cyangwa biborwa n'ishyaka rimwe. Urugero ni nka Zambia na Tanzania n'urugero. Tanzania nubwo bahindura abayobozi ariko bategeka ishyaka
rimwe. Zambia ni amashyaka bahora basimburana, no muri Kenya nuko. Buriya muri Kenya usibye ishyaka ryitwa KANU niryo twari tuzi, ibindi ntiwamenye ibyo ari byo. Usanga byitwa ngo ni ODM, ibindi bikitwa ngo ni Orange, ibindi bakagenda ishyiraho kigakora imyaka ingahe kikavaho, bakongera. Mbese ni za alliances, abantu ni bamwe ariko bagenda bakira bazana utuntu dushya abantu bakibona muri ibyo bintu. So rero ibyo ngibyo byose ntaho bitandukanye, ntacyo bimaze. Kuko usanga muri Zambia ubu barako economy yarakorapsinze, bafite ubukene, bafite ibibazo, kandi bahindagura abayobozi buri munsi, nka Nigeria bahora bahindagura, ariko ubu ngubu intambara zarabananiye, za Boko Haram, mu gihe kiri na za kudeta zishobora kuzagaruka, kuko byabaye muri Burkina Faso, kuko byabaye muri Mali, kubera yuko ibintu bihari abaturage bayobewe. Zikagaruka mu bihugu za kudeta, za kudeta zahoze mu myaka ya 60 na 70 kugeza muri za 80, uhereye muri za 90 haza ibinyoma bita ngo ni amashyaka menshi. Nawe n'umukino uturuka hariya, shebuja wa nyir'umurima abakapita be akabohereza akabata mugende muvuge ibingibi mu bakozi, bakaza birukankana. We n'ikintu gishya cyaje, aho gisha ntayo kimaze, ubu barimo basubira kuri ya gahunda ya za kudeta. So rero ibyo nyo nkabivuga ngo nta kuntu wabikora ngo bihindure. Iyo umuntu jewe sindeba n'ibyo ngibe, nge ndeba umuntu ku giti cye niba afite values zo kuba umuntu ufite ukunda abaturage be. Ubumeze ati rero nshobora kumubona ko yabayeho baramwica, kere ko bumvira akunda abo avuga ibyo bashaka akabikora. Nibyo rero gamwe nk'urugero hano mu Rwanda twari dufite imitegekere ya kera, umushefu yarazaga ngo bakamukubita iboko 8 abakoroni, bamwe ati ibyo twakubwiye nawe genda ugenze utya, nabakirwa kubita abantu bagiye gukora akazi k'ubucakara, babantu bakareba ngo niwe mubi kandi nawe yabitegetswe, kandi mu kubitegekwa yabaje gukubitwa. So rero nibyo bakoze no kuri Kayibanda, baramuzana bamushyira hariya kuko yakomokaga Igitarama, babona revolution bakoze ipfuye, yari umunyagitarama afite umugore w'umututsikazi n'abaparimihutu bose bari barongore batutsikazi, babona bitari sustainable, bitatwara igihe kuko mukuraho bamwica urupfu rubi, bazana undi nawe igihe kiragera bamukora uko bamugeje. Ntabwo biriya bintu twebwe twavuga yuko ngewe ntabwo nyabifata nk'ibintu bifite meaning. Icyo nshaka no kuvuga ngo ese hari agahenge, aho gahenge tugakoresha iki twebwe mu kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ariko pasi uvuze ngo abantu ntago ari bo batora president, bazi ko bazinduka bajya ku murongo ku munsi w'itora, hanyuma abakandida bakamara igihe runaka biyamamaza. Ubu mu Bufaransa baritegura amatora, nazo mbona Marine Le Pen na Macron bari imbere. Ibihugu bitandukanye bya Afrika nabyo biri mu bitegura amatora. Ubwo ntago ari ugutera urujijo mu bantu. Ari je urutera se cyangwa bariya babikora ari wowe? No way, je nta rujijo, ntabwo ni exposing the truth, reka reko bira bitari byo. No, wowe bizute je impamvu mbimenya, ubwo icyo nacyo ni ikindi kibazo cyaba kihariye kugira ngo uzaje kubera nabiguyenye, ko je ibintu byo nkubwira ndakwereka ibintu bikorwa in secrecy. Hari program ikorwa mu ibanga, uko nayikubwira rero. Ubwo past ibyo ntago ari bya indi bita conspiracy. No, ibyo conspiracy se ubundi byumva se no kuvuga ngo ibyo abantu bita ukuri, I mean ibyo ukuri bari barabiharabika bakabyita ngo ni conspiracy theories, cyangwa se mu Kinyarwanda ni inkuru mbi wenda mpimbano, ariko niko kuri, kuko icyo tubona nyacyo nuko ibyo ngibyo ari byo ibyo twita conspiracy y'ubikurikiye ubona ari byo nyabyo bidutera ibibazo turimo dufite mu isi. Noneho babandi bavuga ngo barakora ibyo bashaka gukora, ugasanga ntacyo bagezeho. Kankwe nk'urugero, hari intego z'ikinyagihumbi nyamvuga 8. Zo ntego z'ikinyagihumbi zimaze imyaka 15 barazivugurura. Zari zigamije kuzana ngo ibyiza ku isi, education for all, kuvana icyo bita mortality rate yo gupfa, gushyiraho ibintu by'uburinganire, gukomeza abana abagore kudapfa babyara, kuvanaho extreme poverty, ubukene bukabije. None urabona hari ni ikihe kisi cyagezweho? Ibi byose byariyongereye. Nk'ubu ngubu for example, urabyara ukibaza uko umwana azabo azigira nzamutuza ki,
inzu ndimo nzubaka ryari inzu ibe ijyanye n'igihe ngo nyibemo. No, umunyarwanda w'igihe cya Musinga yafataga inzu y'ibyatsi akayigondeka akibera hariya agahiga ibishyimbo bye akarya akanywa ugasanga yuzuye umunezero n'ibyiringiro. Ntabwo yavuga ngo ejo yabyaraga umwana yamara gukura akavuga ati kurikira abandi mu nyana akajya kuragira, ubundi bwo buzima bwariho, ariko bwari buhagije umuntu kubaho. Okay? Noneho rero tukavuga ngo ibyo bita modernization n'ibyo bagenda mu iterambere wabihuza ute n'ukunezerwa k'umuntu no kubaho kwe n'ibyiringiro afite by'ejo he hazaza. Ibyo rero tugomba kubitandukanya. Hari icyegeranyo cyitwa the protocols of the land elders of Zion. So izo protocol ya gatanu article yayo ya mbere iravuga ngo the Western society is rife with corruption. No kuvuga ngo Western society bamaze gukorompa, bamaze mbese kononekara abanyaburayi, kandi bikora kononekara kwabo niho ugomba gukwira isi. Muri uko kononekara ngo ubutunzi ngo mbese iterambere no kunguka no kubaho kwabo ngo babaho through icyo twita juggling and deceit. No kuvuga binyuze mu buriganya, kwibisha ikaramu, kubeshya umuntu kumanipulatinga statistics nk'izo, guhuza imibare idahari, ukabeshya yuko ibintu bimeze bitya, guca mu buriganya ukabona amafaranga. Ntabwo icyo bita genuine labor and gainful employment ntabwo bigihari. Gukora ukavunika ukagira ku byo ushaka wiyushya kuya ntabwo bihari. Ahubwo umuntu yicara hariya akora akazi kuvuga amagambo akabeshya akabona amafaranga atera imbere. Yajya mu kubara ko ari umuhanga mu mibare agahuza imibare akabeshya akagira ati akiba imisoro kayibira shebuja cyangwa abandi njya mbibona, uwo muntu akaba ari we muhanga dufite. Noneho abantu bameze batyo nibo bariho ku isi, nabwo buryo babaho, kandi they are corrupt. Uburyo bwo kubaho umuntu ari aboneye atunganye wapi biragenda bisubira. Wowe iyo ureba abantu uko baba bameze murashobora kurwana akagera kuri iki. Kamwe nk'urugero, urundi rugero nakubwira, abanyaburaya benshi umuntu yarambwira ati nabakene, umuntu ahora ari mu myenda, agahora afite ari wa muntu uhora akora rwana struggling, agakora ku manywa na nijoro, uko amafaranga aza niko yinjiza, niko yishyura imodoka, niko yishyura ibiki, ariko arahangayitse akazarinda asaza atiyubakiye inzu, adafite ubutaka nka watuyeho, kuko no kugira ubutaka bungana harya hane sambu ni kangahe kuri kangahe 30 kuri 20 ngira ngo icyo ni ikibanza ni ikibanza isambu zo na hectare biragenda bikazamuka. Yes, rero wajya kureba ukareba uwo muntu ntafite n'ikibanza mu gihugu, ugasanga bari muri za apartments ariko bakabesha yuko ngo bateye imbere. No, they are slaves. They are slaves of money. Nabacakara bibihe n'amafaranga ni akazarinda apfa, yamara gupfa bakamutwara muri home gusaza ibindi, akajya muri home akagaburirwa na bwa pension n'ibyo bita ngo welfare fund zizo baha abantu. Uwo muntu ntabwo anezerewe, nubwo afite n'ibyiringiro azaba umukozi n'umwana we nuko azamutoza kuba nkase, azarinda apfa adashoboye kugira icyo ageraho, kiretse abaye umusitari nk'ibi nyiba akajya amafaranga akava muri rwa rwego arimo akajya mu rundi, we nabyanyuze mu gikorwa runaka yakoze. Rero ibyo ntabwo navuga yuko ibyo bintu ari kuba condemned forever mu kintu runaka. Muzakorera company n'umwana wanjye yikorera umuzukuru zaje gusimburwa na sustainable development goals. Nivyo wari ugiye kugeraho hari? No, sustainable development goals ni uko zari zashyizwe mu rwego rwo gukiza abantu. Iza mbere zari MDGs, millennium. Yes, ziza kuvaho hajyaho sustainable development goals. So development sustainable nizo zibuturimo. Yego. Kandi bigomba kubona imyaka 15 zizongera gusuzumwa muri 2030. So far zimaze gukora imyaka ingahe nk'irindwi ngira ngo hasigaye 8 tugera aho ngaho tugamije, ariko tidasema nase zungura icyo abantu cyo nashaka kubwira muri rusange. Ntabwo ibintu abantu bakora n'ibyo baba bavuga bishobora guhindura imibereho y'abantu. Imibereho yacu ku isi zarushaho kugenda iba mibi, kuko ubwo byo kubwiriye kugira ngo byo bita ngo ni conspiracy theories, ibyo bivuga twebwe twemera ari byo bigambanira ise ryo by'ukuri.
kuruta ibi ngibyo bavuga ngo bagiye gukora iki, bagiye gusaba ugasanga cya gihe kirarangiye nta cyakozwe, kandi ntushobora kubibaza. Urabaza ndetse kuko nawe numbaza we ntacyo azi, urambaza nawe ntafite aho ahera gusubiza. Wese arabizi ko ari ibintu bamuhaye, nabo babona birangira bityo, ariko ntashobora kuvuga ati kamuhakanire cyangwa nanjye ibyo uvuga nibyo ndabigaya. No, ashobora kuba muri private mutima yo kubyemera akanabona yuko ari byo, ariko open ntabwo ashobora kubikubwira. So niyo mpamvu twebwe aba defendinga conspiracy theories as the truth. Twemera yuko ibyo bintu ntabwo ari abantu bakwiriye gutekereza, kuko nibyo byonyine nibyo bivuga ukuri kandi abantu bahishwa. None pastor, uko kuri abantu bahishwa wemeza ko ari ukuri, wowe twemezwe n'iki, tugufate nk'ukuri kubera iki? Nuko ibyo bita conspiracy theories nibyo bisohora abantu bakabona nibyo bibaye. Byamara kuba tuvuye nk'urugero, njye nababwiye yuko u Rwanda bamaze kurucamo ibice bibiri, u Rwanda rw'amajyaruguru nayo n'uburengerazuba n'amajyepfo ashyira uburengerazuba bugomba kwifashisha imyuzure kugira ngo basenye igihugu, bicisha abantu inzara. Uburasirazuba bw'amajyaruguru ndetse n'ubw'amajyepfo bushyira uburasirazuba n'uburasirazuba bw'igihugu muri rusange bagomba kubwicisha amapfa. Uyu mwaka wabonye ibyabaye, ibyo nibyo njya mvuga gihe abantu babyumva. Nakubwiye yuko imvura yaguye mu kwezi kwa kabiri, ntabwo bijya bibaho. None turi mu kwezi kwa kane nta mvura. Ibihugu byinshi cyane cyane bino by'uburasirazuba bizagira amapfa menshi n'inzara. Byaratangiye muri za Zimbabwe, byaratangiye muri za Madagascar, Kenya, Somalia, Ethiopia. Bazagira imvura nke bakagira inzara nyinshi. Byose nibigenda byiyongera, kandi ibyo nibyo bavugaga muri za development goals zo kurwanya to fight against hunger. Nose barwanya bote kandi icyo bakora ubwabo. Imvura kubura ntabwo ari Imana yarakaye ngo yahagaritse. Jewe mfite imyaka 66 ntabwo nabona ukwezi kumeze nk'uko kwa mata. Mata bivuze iki? Amata menshi ko badafite imvura mu gihugu. Ejo navuganaga n'abana biteganya igihe bambwira ati imvura yaza kuba nkeya. Shobora no kuzaza noneho bakayirekura ikaza cya gihe imyaka igiye nk'ururabo rw'ibishimbo bimaze kugira imiteja ikagwa, bya myaka ikabura. Ugasanga tukomeje kuba mu nzara. Hariho ibintu ngewe mbona, kandi nibyo tubabwira yuko hariho gahunda yo kwicisha abantu inzara hifashishije indwara, starvation. Actually ibyo biri mu ngingo ya 9, mu ngingo 20 mu ntego si n'ingingo, intego ya 9 muri za ntego 21 za Illuminati zo kwica abantu about 3 billion, abantu miliyari 3 ku isi mbere y'umwaka wa 2050. None se mu gihe ibyo bisora tubireba ukabwira umuntu atoya atari kubyo bintu ni conspiracy theory. No, kandi twebwe tubagira mu bandi icyavuzwe n'itangazamakuru ry'Iburayi nicyo dufata nk'ukuri. Naba icyo bise conspiracy theory tukabita conspiracy theory. Why? Ese uzi conspiracy theory aho zatangiriye? Iryo jambo ntabwo ryabagaho. Conspiracy theories ni ibintu byatandukanye n'urupfu rwa Kennedy. Kennedy yarishwe, batagira guhimba ibindi bintu bishobora kuba ariyo byabaye byamwishe. Abavuze ukuri bw'ibyabaye baravuga ati abo ngabo ni abantu bahimba inkuru, ntabwo ariko kuri. Ariko ibyo yashakaga abanyamerika barabibona. Yashaka kubavana mu bucakara bwo kuba abacakara ba Rothschild, wa muryango ukora amafaranga ukabaha kunguzanya. Ku cy'Amerika ariho igihugu cya mbere ku isi gifite imyenda myinshi. Ibyo nibyo yazize, ariko byayo birakomeza. So rero ni ikibazo gikomeye cyane. Pastor, ubushize baranatubwiye ko ngo hari imbuto bagiye guha abaturage bo muri Afurika. Imbuto ngo itagombera kuyitera imiti yica udukoko. Yes. Izo ni iz'ubuhinzi, ni ubuhinzi bashaka gukora. Nabyo biri muri gahunda ya Illuminati. Of course. Ni ukuvuga izo mbuto bazazizana. Bizagenda bite? Bazaguha imbuto, kuko imbuto ubu ngubu dukora badupangiye umutwe. Imbuto z'ibihingwa cyane cyane serious ntabwo tukizikorera. Ngo dufate imbuto wari ugiye kurya uvaneho yo kuzatera. Ese icyo kintu batakibaza. Why don't we ask ourselves, kuki imbuto tugomba kudepanda ku bazaduha ko bazitubuye? Kandi twebwe izacu ntabwo zishobora gushyira mu butaka. Zazindi bagutuburiye ntushobora kwifata gushyira mu butaka imere mpaka utegereze iyo bazaguha. Ibyo rero bikaba ari ishyano.
noneho se ubwo umuntu iyo umuntu bigenze umuntu aba gukontorora kubaho kwawe kudipendinga kuri we, noneho akaguha izo mbuto rimwe na rimwe zikazagira zikarumba. Ni ibibazo bikomeye cyane. None igihe cyazagera cyangwa se nk'uko numva babitegura barabiteganya yuko bazaguha noneho imbuto zitaribwa na nkongwa, zidakeneye insecticide, z'ubwazaga koko rikageraho gapfe, ariko kuba ifite ubushobozi bwica aka gakoko, nawe ifite ubushobozi wowe uzarya umusaruro uturutse muri ibyo ngibyo, nawe bizakugiraho ingaruka, bigutere indwara nawe zindi, kuko niba bishobora kwica uruyuki rugiyeho cyangwa agasimba cyangwa nkongwa ijemo cyangwa umuswa, noneho wowe nawe bifite imbaraga zo kuzakugirira ikibazo bikomeye cyane mu gifu cyawe. Nguko bategura. Ikintu cyantangaje nuko bavuze ngo ibyo bintu ngo nanone babikoze ku buryo bigira ingaruka kuri race, the black race niyo iri targeted kugira ngo ibyo bintu bizabagireho ingaruka. I don't know how, ariko birashoboka. Ryari ahubwo? No, it's in the pipeline. Bishobora byaranaje no kuza. Ibimenyetso byabyo ni ibihe? Ntabwo twayibona, ariko kankwereka urugero. Indwara yitwa kansa, njye mbyibuka ntabwo yabagaho, ariko abantu bose bafite za kansa, umwana muto kansa, umwana mutirire, izi za sida, ibiki byose. Kansa unlike sida ahitandukanye na sida nuko yenda ituruka mu gikorwa cyo guhuza ibitsina umuntu n'undi, ariko nka kansa se turuka mu byo turya. Bariya abazungu barwaye indwara zituruka mu byo bariye, biriya modified foods. Abazungu ubu benshi basaba basaza barwaye izo ndwara zituruka muri ibyo bintu. Niyo mpamvu bamwe barwara za depression, abandi bakiheba. Umuntu akakubwira ngo inkoko ayiragiriye ukwezi kumwe irakuza arayiriye. Uriye si iki? Ikintu cy'umuntu ahurutuye akagikuza kitajyanye na nature, kuko Imana yagiteguriye ubuzima, ntabwo ari byo. Noneho no mu gihe kiri imbere n'abantu ubwabo bazajya baba modified, umuntu baguhindura ukundi, icyo bita transhumanism. Uhinduke ikindi kintu, baguhe ubwonko bwawe babushyiremo ikindi kintu ngo ube enhanced. Cyongereza niko babyita, enhanced humans. Ubu uri super, kora ibintu by'abantu nka 10 wose ubukiri umuntu ubaye igikoko. Nkuko umuntu angungura umugi akaba yahinga aho abantu 10 bahinga, none se bari gukora no ubwonko bwawe bwabaye ukundi. Pastor, reka dusoreza. Nakoze bana iguha umugisha. Kambwire abakurikira ikiganiro ko dufite urubuga rwitwa Pastor Peter Musisi Official, bashobora kujya bakiga bimwe mu byo twigisha, cyane cyane iby'Iyobokamana, bakiga ibyo twita ubuyobe mpuzamadini, abandi bakiga isi, uburyo bwushije ishyano, hanyuma tugashyira no kwiga ubuhanuzi, kugira ngo abantu b'Imana batekereze iby'Imana kuruta gutekereza iby'isi, no kubutekereza iby'ijuru kuruta gutekereza ikibanza urimo urwanira wicira mugenzi wawe ngo gitware cyangwa inzu ye, aho gutekereza aho uzaba byiteka ryose. Imana rero umugisha. Telefone yanjye ngendanwa ni 0788 50 76. Iba cyitonderwa n'uko iyo nomero iba no kuri WhatsApp. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Imana Data wa twese, ikiganiro cyacu kizageraho wese kizamwubake, kimuhe ubwenge, kimuhe n'ishurirwa binyuze mu gushaka ukuri kwe, kugira ngo tuzashobore kugera ku bwami bw'Imana neza. Urakoze Mana yanjye kwemeye kubiduhera, imbabazi zawe n'ubuntu bwawe, tubyambarije mu izina rero ryawe Yesu Kristo umwami wacu. Amen.